Abanyarwanda bati inyamaswa itinyitse cyane ni umuntu, nkuko babivuga ntibabeshya koko, ariko nubwo abantu benshi babivuga ko ari inyamaswa itinyitse, hari bimwe mu bintu tudakunze guriraho n'izindi nyamaswa. Hari inyamaswa ziri mu bwoko bwa carnivores. Izi nyamaswa usanga zitunzwe no kurya inyama cyane kuruta ibindi bintu. Muri izo dushobora kuvuga nk'intare, ingwe ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Izindi nyamaswa ziri mu bwoko bwa herbivores. Ni inyamaswa usanga zitunzwe no kurisha ubwatsi cyangwa se ibindi biribwa ariko bitarimo inyama. Muri izo nyamaswa dushobora kuvuga nk'inka, ihene ndetse n'izindi. Umuntu nk'inyamaswa itinyitse muri zose usanga ari indya byose, icyo tuzi mu ndimi z'amahanga nka omnivores. Bivuze ko abantu barya ibikomoka ku bihingwa ndetse n'inyamaswa. Bigendanye n'imico itandukanye mu bihugu bitandukanye, usanga abantu barya ubwoko bw'inyama butandukanye. Ariko nubwo abantu barya ubwoko bw'inyama butandukanye, usanga hari na bimwe mu bihugu bibamo abantu barya abandi. Ntabwo ari ibintu bisanzwe kuba umuntu yafata mugenzi we akamurya. Ubundi inyamaswa zimwe na zimwe nizo zishobora gufata ibyana byazo zikabirya. Muri izo nyamaswa dushobora kuvuga nk'ingurube ndetse n'impyisi. Ushobora kuba uhise wibaza niba koko abantu barya abandi mu by'ukuri babaho. Igisubizo ni yego. Niba ugeze hano tukiri kumwe, fata agatebe wicare neza wegamye, ubundi wongeze volume maze ngutembereze mu isi y'aba bantu badasanzwe. Byose ni kuri Hidden Dogs. Mbahaye ikaze. Anthropophagy ni igikorwa giteye ubwoba cyitiriwe kurya abantu. Nushaka kubihindurira inyito, ubyite cannibalism. Mu myaka ya kera cyane ku isi, hagiye habaho ibintu bitandukanye byagiye bitera abantu kugira inzara iri ku rwego rwo hejuru, kugera aho abantu batangiye kwadukira abantu bagenzi babo bakabarya. Tariki 13 mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1972 habayeho ikintu kidasanzwe. Ubwo abakinnyi bakomoka mu gihugu cya Uruguay biteretse rwose maze bafata umukinnyi bakinanaga baramurya. Ibi byabaye nyuma y'uko indege yabo yari imaze iminsi 72 ikora impanuka mu misozi yo mu gihugu cya Chile ahitwa Andes. Niba ukunda gusoma ibitabo, ushaka igitabo cyitwa The Miracle of Andes, cyangwa se niba wikundira kureba filime, ushakisha yitwa Society of Snow maze wiyumvira amateka yose uko byagenze muri icyo gihe. Ubundi abantu ntibemerewe kurya abandi nk'uko tubisanga ku rubuga rwa nationalgeographic.com. Mu gihugu cy'Ubushinwa bivugwa ko mu myaka ya kera byabayeho ubwo wasangaga muri resitora zaho kuri bya bipapuro bigaragaza ubwoko bw'ibiryo bafite ndetse n'ibiciro bigura, wasangaga ari ibice by'inyama z'abantu kandi biri ku biciro bitandukanye. Siho gusa kuko no mu gihugu cy'Abayapani nayo byavugwaga ko yagurishaga inyama z'abantu. Ibindi bihugu byinshi birimo nk'Ubudage, Soviet Union nabyo bivugwa mu bihugu byabayemo abantu barya abandi ariko mu buryo bwo kwitabara kubera inzara nyinshi yaharanzwe yatewe n'intambara zabayeho muri iriya myaka ya kera. Brandland ni igitabo cyanditswe na Timothy C.D. Yavuze ku buryo mu mwaka w'1932 ndetse no mu mwaka w'1933 uwitwa Joseph Stalin yateje inzara mu bihugu bya Ukraine ndetse na Kazakhstan. Ibyo byatewe nuko yatse ubutaka abaturage ku ngufu ubwo yashakaga ko abantu bahuriza hamwe ubutaka maze bagahinga ibihingwa bimwe. Ibyo bikaba byarateye impagarara hagati ya leta ndetse n'abaturage, maze abaturage banga kubutanga biteza intambara ikomeye. Nyuma y'uko abaturage batswe ubutaka, byateje inzara ikomeye muri icyo gihe, abantu batangira kurya abandi nk'abarya ibishyimbo. Ubwo ibyo byose byabaga, leta yashyizeho uburyo bwo kubirwanya maze ishyiraho umuryango ushinzwe kurwanya kurya abantu. Icyo gihe abaturage bagiye bashinjwa kurya abaturanyi babo. Muri iyo myaka hakaba harapfuye ababarirwa hagati ya 5,700,000 ndetse na 8,700,000 z'abantu. Intambara ya kabiri y'isi yabaye intandaro y'ibintu bibi cyane byabayeho mu mateka. Reka tunyarukire mu gitabo cyitwa The Bushido War of World War II. Nubona umwanya uzasome neza iki gitabo kuko gihisha amateka menshi cyane, ariko twereka twivugire ku bijyanye na cannibalism ivugwa muri iki gitabo. Muri iki gitabo havugwamo ukuri ku bijyanye n'uburyo ndetse n'imigenzereze y'abantu barya abandi. Kivuga ku bihugu nka New Guinea, Chichijima, Pacific Island ndetse n'ubwami bw'Abayapani baryaga abantu, ariko by'umwihariko mu gihugu cy'Abayapani abayobozi ndetse n'abasirikare bakaba bararyaga imfungwa z'intambara ndetse rimwe na bimwe bakarya n'abaturage basanzwe. Kurya abantu ahanini byagaragaye cyane mu myaka ya kera, ariko nubwo aribwo byagaragaye cyane ntabwo byashize ku isi kuko hari bimwe mu bihugu usanga bikibamo ubwoko bw'abantu barya abandi. Mu gihugu cy'Ubuhinde mu mujyi witwa Varanasi uherereye ku nkombe z'umugezi wa Ganges, aka gace gatuyemo abaturage b'Abamonk bitwa abagori. Abaturage bakaba barya abantu
Akenshi uburyo babikoramo batoragura imirambo y'abaturage umugezi uba watembanye cyangwa se abandi baturage babo bitabye Imana maze bakabarya. Ibi bituruka ku muco wabo ndetse n'imyizerere yabo ivuga ko batagomba gutinya urupfu, ariko bakaba banavuga ko kuba barya abantu ngaruko baba badafite ubushobozi buhagije bwo gutwika iyo mirambo. Kuri bo kurya abantu bumva ko nta kibazo kibirimo cyane ko banabyemera mu myemerere yabo. Kimwe mu byo wamenya kugeza kuri ubu ibyo bintu biracyakorwa muri aka gace abaturage batuyemo. Tugaruke mu gihugu cya Indonesia. Muri iki gihugu turahasanga abaturage bo mu bwoko bw'abakolowai. Abaturage b'abakolowai batuye mu mashyamba ya kure cyane mu majyepfo y'uburasirazuba bw'iki gihugu. Ubu bwoko bwahoze burya abantu, ariko mu myemerere yabo babifataga nk'ikimenyetso cyo gutanga ubutabera. Aba baturage b'abakolowai baryaga abantu babaketseho ko ari abarozi babi cyane. Nyuma gato mu kinyejana cya 21 abakerarugendo bafatanije na leta y'iki gihugu baje kuvumbura ko aka gace gatuyemo ubu bwoko bw'abantu burya abandi, maze leta y'iki gihugu iza kubihagarika. Ndavuga ibyo byahaberaga byo kurya abantu. Dukomereje mu gihugu cya Papua New Guinea, mu burengerazuba bw'iki gihugu hatuyemo ubwoko bw'abaturage bwitwa abayari. Abaturage batuye mu gice cy'iburengerazuba gikontororwa na leta y'igihugu cya Indonesia. Aba baturage b'abayari mu by'ukuri batuye kure cyane mu mashyamba y'uburengerazuba, aho babarwa nk'abaturage babayeho mu isi ya bonyine ku buryo kugeza mu mwaka w'1960 nta muntu n'umwe mu batuye isi tubamo wari waravumbuye ko aba bantu babaho. Ibyo bikaba ari ikimenyetso simusiga cyerekana ko aba bantu babayeho mu isi yabo koko. Ubwoko bw'abayari butunzwe no kurya inyama. Nubwo abaturage baho batunzwe n'inyama, ariko ntibarya inyama zibonetse zose, ahubwo bakunda kurya inyama z'abantu nk'iturufu yo gutera ibindi biturage begeranye ubwoba. Aba baturage b'abayari ni aborozi bakomeye b'ingurube, ndetse akaba ari n'abahinzi bakomeye b'ibimera. Muri uko kuba ari abahinzi ndetse n'aborozi, ingurube bazifashisha cyane nk'ibiryo, ariko ahanini bakazirya cyane mu birori bitandukanye byabo, ndetse n'ibimera bituruka mu butaka bikaba biri mu bibatunga. Aba baturage bivuga ko mu ntambara zabo bateraga abanzi babo, maze aho bafashe matekwa bakabaga bakabarya mu cyimbo cy'ingurube zabo mu birori baga bakoze byo kwishimira intsinzi. Iyo barangizaga kurya abo bantu bafataga amagufa yabo maze bakayakusanyiriza hamwe, maze bakayajugunya mu bice by'umwanzi kugira ngo babatere ubwoba, babereke ko atari abadahangarwa. Mu muco w'aba baturage ntibagira imyambaro. Iyo ubarebye usanga bambara akantu gahisha ku myanya y'ibanga gusa, haba ku ruhande rw'abagabo ndetse n'abagore. Mu gihe cy'intambara ya kabiri yabereye muri Liberia mu mwaka w'1999 ndetse no mu mwaka wa 2003, abayobozi benshi b'ingabo bayoboye n'uwitwa Joshua Milton wamenyekanye ku izina rya General Bot Naked bemeje ko abantu bagomba kurya abandi. Muri icyo gihe bakaba baribandaga ku kurya abana batoya ndetse n'ingabo z'abanzi bari bahanganye. Bizeraga ko kubarya imitima bibaho uburinzi mu buryo bwa maji ndetse n'imbaraga zidasanzwe. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2002 ndetse no mu mwaka wa 2003, mu gihe cy'amakimbirane yaberaga mu gace ka Ituri, abacurabwenge ba UN bakusanyije amakuru yemeza ko ari abarwanyi b'ibyigomeke bakoze ibikorwa bigayitse byo kurya abantu. Ibyo bakaba barabikoraga bagamije kwica abaturage bo mu bwoko bw'abapigimi ndetse no kugira ngo bagaye ibitero mu duce turimo amabuye y'agaciro. Ikibazo cyerekeranye no kurya abantu nticyarangiye muri iki gihugu, kuko kugeza na n'ubu haracyariyo abantu bakirya abandi. Mu gihugu cy'Ubudage mu mwaka wa 2001 mu gace ka Rothenburg, uwitwa Armin Mayweis yashyize itangazo ku mbuga nkoranyambaga ishakisha umuntu waba ushaka kuribwa. Muri icyo gihe uwitwaga Bernard Brandt yamusubije amubwira ko abishaka. Nyuma y'uko amusubije gutyo, Armin Mayweis yaje kumwica maze aramurya. Iyi nkuru ikaba yaravugishije abantu benshi ku isi yose bitewe n'uko umuntu yariye yabishakaga. Uyu mugabo Armin Mayweis kugeza ubu ngubu aracyariho, afungiye muri gereza yitwa GVA Kassel yo mu gihugu cy'Ubudage. Mu mwaka wa 2007 mu gihugu cya Mexico, mu mujyi w'iki gihugu, uwitwa José Luis Calva yafunzwe na polisi nyuma y'uko mu nzu ye hari hasanzwemo bimwe mu bice by'umubiri uwahoze ari umukunzi we. Uyu musore bamufata basanze inyama z'uwo mukobwa yari yishe, zimwe ziri ku mbabura, izindi ziri muri frigo ndetse n'izindi yarangije kuzirya. Si ibyo gusa, kuko no muri Canada mu mwaka wa 2008 hari umuntu waririye undi mu modoka. Dore uko byagenze: yari amwicaye inyuma maze arahindukira amuca umutwe. Nyuma y'uko amaze kumuca umutwe, atangira kurya bimwe mu bice by'umubiri. Ibyo akaba yarabikoreye imbere y'amaso y'abantu benshi, bituma abantu benshi bagira ubwoba, bibaza niba uwo ari umuntu koko cyangwa ari inyamaswa. Mu mwaka wa 2012 mu gace ka Olinda mu gihugu cya Brazil, Garanas Cannibal ni umusiriyokira wishe abagore 3 maze agurisha inyama zabo mu baturanyi, ababeshya ko ari inyama z'inkoko zisanzwe.
Muri Slovakia mu mwaka wa 2011 umugabo witwa Mateji Kuriko yashukishaga abantu uburyo bwo kwiyahura binyuze ku mbuga nkoranyambaga, icyo we yari yarise nka suicide forums, aho yahuraga n'abantu bifuza gupfa akabica hanyuma akanabahamba. Ariko ntibyarangiraga gutyo gusa, ahubwo yabanzaga no kurya ku nyama zabo mbere yuko abashyingura. Yaje gufatwa nyuma yaho bitewe n'uko umuntu umwe wo mu Busuwisi yari agiye kwica. Yahamagaye polisi mbere yuko ibyo byose biba. Muri Afrika y'Epfo mu mwaka wa 2017 umugabo yijyanye kuri polisi afite akaguru ndetse n'akaboko by'abantu, maze arababwira ati ndambiye kurya inyama z'abantu. Yahise atabwa muri yombi ndetse bajya no gusaka mu rugo yabagamo muri icyo gihe. Bakigerayo bakubiswe n'inkuba kuko basanzeho ibindi bice by'abantu byinshi bitandukanye. Nyuma byaje kugaragara ko yari umupfumu. Inyama z'abantu zikaba zari bimwe mu byo yifashishaga ngo avure abantu, aho yazibahaga bakazirya kugira ngo bagere ku byo baje gushaka. Ibi byatumye hagaragara umubare munini w'abaturage barya abandi muri iki gihugu. Nubwo abantu barya abandi ariko ubundi birabujijwe. Si ibyo gusa, ahubwo nubwo bibujijwe n'igikorwa kitarimo ubumuntu na bukeya, ugendeye n'aho isi yacu ya none irimo kugana. Mu gitabo cy'amategeko baranditse ngo buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwisanzura ndetse no kwigaragaza nk'uko ateye, ariko ibyo byose akabikora mu buryo butabangamiye amategeko cyangwa se uburenganzira bw'abandi. Bigendanye n'ibyo wiyumviye, mu by'ukuri biriya n'ugonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ariko kandi nubwo abantu kurya abandi bibujijwe, bishobora no gutera indwara nyinshi cyane. Imwe mu ndwara abantu barya abandi bashobora kwandura kandi mu buryo bworoshye ni indwara yitwa kuru. Ubundi mu gice cy'ubwonko bw'umuntu habamo icyitwa prions. Iki akaba aricyo gikwirakwiza indwara mu mubiri, kikaba ari nacyo gishobora gutera indwara yitwa kuru ku muntu wese wariye undi. Iyi ndwara iyo yafashe ikiremwa muntu aba ameze nk'uwarwaye ibisazi by'inka, akaba ari indwara ishobora kuzaza umuntu kugera ku rupfu. Mu gace ka Papua muri New Guinea mu burengerazuba bw'iki gihugu kiyoborwa na leta ya Indonesia, mu mwaka wa 1950 hapfuye ababarirwa muri miliyoni bishwe n'indwara ya kuru. Ndagushimiye wowe twabanye mu gitabo cy'ubuzima cy'uyu munsi. Niba wakunze ibyo dukora kanda subscribe. Twebwe turi Hidden Dogs. Igitabo cy'ubuzima ni episode. Ntugacike umunsi ku munsi. Tuba twateguye ibintu amatwi yawe akeneye kumva. Dukurikirane ku zindi mbuga kuri TikTok ni Hidden Dogs ndetse na Instagram nuko. Njyewe nitwa Amin Leonce. Mbifurije ubuzima bwuzuye ibyishimo n'amahoro aturuka ku Uwiteka Imana ihoraho.